abantu batazi agaciro k'amabuye y'agaciro iyo bayabonye bayatera umugeri. Igihe bavumburaga niba ari koruta hariya za Muhanga, hari ni Muhanga, ngira ngo abantu bamwe basanze n'ubundi ibyo bibuye bajyaga babibona ariko ntibamenye icyo bimara. Ntabwo ari uko bayavumbuye hasi mu butaka, ahubwo baje gusanga n'ubundi yari amabuye abantu babashaga kuba babona, ariko batazi ibyo bintu ari iki, batazi yuko ari amabuye y'agaciro afite ubutunzi bukomeye cyane. Umuntu rero utazi agaciro k'amabuye, iyo ayabonye amabuye y'agaciro abona nyine ari amabuye akayatera umugeri, ubundi akabitera, ariko urizi yariguye avuga ati muguye ku butunzi. Amen. Rero muzi agaciro k'ijambo ry'Imana yarigezeho, aravuga ati ngeze mu kirombe. Amen. Haleluya. Amen. Abageze mu kirombe, haleluya. Amen. Yesu ashimwe. Yes. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya ni ijambo ry'Igiheburayo risobanura ngo Imana ishimwe. Amen. Amen ni ijambo risobanura ngo bibe bityo. Ni ukuvuga ngo ni nko gutera kashe kuri haleluya. Amen. Iyo umuntu avuze ngo haleluya ukavuga ngo amena, ni ukuvuga ngo uba uteye kashe ku byo avuze. Abavuze ngo Imana ishimwe nawe ukavuga ngo bibe bityo, Imana ishimwe. Amen. Yesu ashimwe cyane. Amen. 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 Iyo rero ni imvugo y'abana b'Imana, ni imvugo kandi yo mu isi yose. Hari ibintu bimwe byagiye bihindurwa, ariko iyo ngiyo imvugo y'Imana ya haleluya amena. Nugera no mu Bushinwa, hari umuntu nageze numva ubuhamya bwiwe ngo yagiye mu Bushinwa nta muntu ahazi, none yageze hamwe Imana mu Bushinwa, ariko mu Bushinwa ariko hari ahantu atarazi ururimi rwabo, ahagarara mu isoko aravuga ngo haleluya, agiye kumva yumva umuntu aravuze ngo amen, ahita avuga ati ni mwene data, agenda kurara aho ngaho. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Abantu b'Imana bagira imvugo yabo, Ururimi duhuriyeho. ni ururimi duhuriyeho. Amen. Amen. Ni ururimi rwacu rukaduhuza mugani. Amen. Mugabane w'Abanyarwanda, natwe abana b'Imana dufite ururimi ruduhuza. Haleluya. Yesu ashimwe. Amen. Kandi n'umuco uraduhuza. Hari umuntu umwe yagize kuvuga ngo ariko ngo abantu ngo b'abazungu n'abirabura iyo bashakanye ngo imico ntihura. Uzi impamvu idahura? Nuko nyine atari imico imwe. Ariko iyo ari umuzungu w'umwana w'Imana, ari n'umwirabura w'umwana w'Imana, umuco ari umuco w'ijuru. Haleluya. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Haleluya. Amen. Kandi nagiye mbibona Yesu ashimwe cyane. Amen. Nagiye nsoma ibitabo by'abantu byanditswe n'abantu b'abazungu. Nagira ngo n'umuntu twakuriye ku karago kumva ibitekerezo ni bibi. Kubishurirwa ni bimwe, nta tandukaniro uretse kuba ngo byitwa ngo uruhu ngo ntirusa, ugahita ubona ni nk'aho ari umuntu w'inzobe nanjye ndi igikara, nta tandukaniro kubera umuco ni umwe, imvugo ni imwe, ururimi ni rumwe, ni urw'abana b'Imana. Amen. Yesu ashimwe. Haleluya. Abana b'Imana rero bagira imvugo n'umuco bibahuza. Amen. Amen. Kandi nutugera mu bwami bwa data tuzasanga kumbe twese twara abana b'Imana. Haleluya. Yesu ashimwe. Amina. Haleluya. Nk'uko ubyara inzobe ukabyara n'ibikara kandi uri umubyeyi umwe, niko Imana ibyara abirabura ikabyara n'abazungu, ariko nitugerayo tuzasanga kumbe twese turabavandimwe. Yesu ashimwe. Amen. Haleluya. Amen. Uyu munsi ndagira ngo dusangire ijambo ry'Imana riri mu Kuva. Amen. Amen. Igice cya 17 umurongo wa mbere kujya kwa 7. Umusomyi mwiza adusomere. Nawe yabamamanisi none nagira ubwoba, ntabwo ari amagambo menshi cyane noneho. Ushize yatangiye abwira ati ariko ibintu byo gusoma ngiye kuzabivamo. Kubera yuko bituma ntandika neza. Mwakira. Ndabwira rero nzashaka undi muntu utari kwandika, abari tubwira azajya asoma. Yesu ashimwe. Amen. Ariko mujye mwandika nta kibazo. Uyu mwanya rero nta kibazo muri bwandike, ntabwo ari amagambo menshi cyane. Amen. Banze ko wakwakira se. Amen. Amen. Reka dusome mu izina rya Yesu. Amen. 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 Igice cya 17 umurongo wa mbere kugera kwa 7. Amen. Dusome mu izina rya Yesu. Amen. Babura amazi, Mose akubita igitare kivamo amazi. Babura amazi, Mose akubita igitare kivamo amazi. Iteraniro ry'Abisirayeli ryose riva mu butayu bw'Isini. Ruva mu butayu bw'Isini. Ushize twaganiriye ko bari mu butayu bw'Isini. Amen. Babanje muri Elimu, hari amasoko, bavayo bagisini. Ariho baririye manu. Mukazu. Yesu ashimwe. Amen. Barangije rero bavuye mu butayu bw'Isini, noneho barakomeza urugendo. Bava mu butayu bw'Isini baragenda, komeza.
baragenda bamara izindi ndaro zabo nk'uko Uwiteka bategetse. Yego. Babamba amahema yabo i Refidimu. Nta mazi yo kunywa yari ahari. Nicyo cyatumye abantu batonganya Mose bakamubwira bati, dore amazi, duhe amazi tunywe. Mose arababaza ati, murantonganyiriza iki? Kuki mugerageza Uwiteka? Abantu bagirirayo inyota bitotombera Mose bati, niki cyatumye udukurira muri Egiputa kugira ngo utwiciranye inyota n'abana bacu? Twicishanye inyota n'abana bacu n'amatungo yacu. Mose atakira Uwiteka ati, aba bantu ndabagenza nte? Bashigaje hato bakantera amabuye. Uwiteka abwira Mose ati, nyura imbere y'abantu ujyane bamwe mu bakuru b'Abisirayeli, witwaze inkoni wakubitishije rwa ruzi. Nyura imbere y'abantu bakureba bose babireba, kandi ujyane n'abakuru babo, witwaze na ya nkoni wakubitishije rwa ruzi wagabanyishije ya nyanja itukura. Ugende nanjye ndahagarara imbere yawe hariya ku gitare cy'i Horebu. Yego. Ukubita icyo gitare, amazi aravamo, abantu bayanywe. Kabisa bose babireba ku manywa y'ihangu. Mose abigenzereza atyo imbere y'abakuru b'Abisirayeli. Yita aho hantu Masa na Meriba, kuko Abisirayeli bamutonganije kandi kuko bagerageje Uwiteka bati, mbese Uwiteka ntari hagati muri twe cyangwa ntahari? Yita aho hantu Masa na Meriba kuko Abisirayeli bamutonganije kandi kuko bagerageje Uwiteka bati, mbese Uwiteka ari hagati muri twe cyangwa ntahari? Abantu bafite Bibiliya, kuri Masa hari akantu ka I, muri kukabona? Na Meriba hari akantu ka J, muri kukabona? Urebye munsi kuri paje aha hasi, akantu ka I kanditse Masa karavuga ngo risobanurwa ngo, naho Meriba risobanurwa ngo intonganya. Ahita Masa na Meriba kuko Abisirayeli bamutonganije kuko bagerageje Uwiteka bati, mbese Uwiteka ari hagati muri twe cyangwa ntahari? Yesu ashimwe. Amen. Amen. Agira undi dusomera Abaheburayo igice cya 6 umurongo wa 1 kujya kwa 3. Abaheburayo igice cya 6. Urwandiko rwandikiwe Abaheburayo igice ni cya 6 umurongo wa 1 ageze kwa 3. Adusome mu izina rya Yesu. Amen. Urwandiko rw'Abaheburayo igice cya 6 umurongo wa 1 kugeza ku wa 6. Wa gatatu. Abaheburayo bihanangirizwa gukuza amajyambere. Nicyo gituma dukwiriye kuba turetse guhora mu byambere bya Kristo. Tukigira imbere ngo tugeraho dutunganirizwa rwose. Tukigira imbere, vuga ngo tukigira imbere. Ngo tugeraho dutunganirizwa rwose. Twe kongera gushyiraho urufatiro ubwa kabiri. Ari rwo kwihana imirimo ipfuye no kwizera Imana. Cyangwa ngo twongere kubigisha ibyo kubatizwa no kurambikwaho ibiganza no kuzuka kw'abapfuye n'iby'urubanza rw'iteka. Icyakora Imana nibikunda tuzabikora. Amen. Ngo nicyo gituma dukwiriye kuba turetse guhora mu byambere bya Kristo, tukigira imbere ngo tugeraho dutunganirizwa rwose, twe kongera gushyiraho urufatiro bwa kabiri, ariko kwihana imirimo ipfuye no kwizera Imana, cyangwa ngo twongere kubigisha ibyo kubatizwa no kurambikwaho ibiganza no kuzuka kw'abapfuye n'iby'urubanza rw'iteka. Icyakora Imana nibikunda tuzongera tubikora. Amen. Haleluya. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe. Amina. Yesu ashimwe. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Reka twongere dusenga Imana. Data mu izina rya Yesu, iri ni ijambo ryawe. Turahanga turanyotewe Mwami, dukeneye kumva icyo uvugana n'imitima yacu. Vugana natwe Mwami, vugana natwe Yesu.
ubwanjye ntacyo ufite nahereza abantu bawe, ariko hari icyo ushaka kubwira abantu bawe. Ntabwo nzi ikiri mu mitima yawe, ariko uzi ikiri mu mutima wa buri wese mwana. Ndagusabye kugira ngo uvugane natwe, vugana natwe mwana, mu izina rya Yesu. Kandi nyashya imbaraga zose z'umwanzi zarwanya kumenya Imana. Data, mu izina rya Yesu, fasha ibitekerezo mu mitima y'abantu bigomorera Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Data, mu izina ry'Umwami Yesu. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo nicyo gituma dukwiriye kugira gute? Kuba turetse guhora mu bya mbere bya Kuba turetse guhora mu bya mbere bya Kristo. Yego. Tukigira imbere. Ni nk'umubyeyi waba ari kubwira abana biwe akabwira ati rero igihe nabigishirije kugenda kabisa ndarambiwe, asigaye ntabwo nkwiriye kuko uzakomeza mbigisha kugenda. Mukwiriye gutera intambwe mukiga no kwiruka, use muzakomeza mwiga kwitura hasi, mukikwiriye kwiga kugira aho muhagarara mugatera intambwe, umuntu bakabatuma kuvuka. Amen. Haleluya. Amen. Muzahora bigisha gutera intambwe mpaka ryari? Ubwo saza batuma kuvoma ryari? Ko mwaheze kukwiga mukubita kabuno hasi, muziga gutera intambwe mujye kuvoma ryari? Ha! Yesu ashimwe. Amen. Haleluya. Hari abakristo baheze kuri etape yo gukubita kabuno hasi. Baheze kuri Nuti yani Imana iraguhana. Hano harimo umusambanyi. Ni umuntu w'Imana akwiriye kurenga aho ngaho. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ihane wabeshi. Umuntu w'Imana akwiye kurenga kuri iyo Yesu ashimwe. Amen. Haleluya. Haleluya. Amen. Watonganye na muvandimwe wawe, watonganye na umuntu w'Imana akwiriye kurenga aho ngaho. Amen. Kunyara ku biriri n'ibibi n'ijinjo. Mu bwanwa bari kukuvuga ko kunyara ku buriri. Bahora babivuga. Nicyo gituma dukwiriye kuba turetse gukomeza muri ibyo bintu tugatera imbere. Ngo Abaheburayo bashishikariza kugira gute? Ngo kukuza titete. Ngo kukuza amajyambere. Kabisa ibintu byo guhera mu bintu mitekerereze yasigingiye mugani wanjye. Kwa neza kubatera abantu bafite ubwenge bajya ngo nikigeze gukura. Yesu ashimwe. Amen. Dukwiriye gutera intambwe. Amen. Tukigira imbere. Haleluya. Haleluya. Amen. Papa kadutuma kuvoma. Yesu ashimwe. Amen. Akareka gukomeza kandi ageze mu zabukuru kujya ari ujya guhaha indagara. Igiciro gihinduka, ukwiriye kwiga ikiro kigura ngahe, niba guhereza amafaranga ugenda uhaha indagara mu ntama. Amen. Ni gute papa azakomeza ajya guhaha indagara yarabyaye kwe? Tekereza. Yesu ashimwe. Amen. Imagine dukubitanye hariya arya ni wa wundi ugifunga n'indi yari. Kwa Damuru rwose rukangiye guhaha indagara w'injanga nangahe. Size Manuel mu rugo, size Elisa mu rugo, size inda. Anifa ari mu cyumba. Ishano riragwira. Jya guhaha indagara kwa Murokore ni hari no kwa Murokore. Murokore ntajya abura muri karitsiye. Yesu ashimwe. Amen. Haleluya. Amen. Ukwiriye gutera intambwe nawe bakagutuma ku isoko. Haleluya. Yego. Bakagutuma ku isoko. Sigaye ngira rimwe na rimwe nkijijisha ngataha nta kintu mfite cy'abana kandi nzi yuko bari bukinya. Ndirwana ariko turaduhungu twanjye taze kudutuma tugende. Kuduhereza igihumbi tukabagenda babaguhereza umukate muzapakinga. Ibyo ngibyo ni ngombwa yuko rwose nawe bakwiriye gutera intambwe. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Umuntu akabatuma bakwiriye guheramo kuva mu ryo kureba ibitente gusa. Ibitente byanjye. Oya. Abakristo bahereze kukureba ibitente. Yesu ashimwe. Amen. Haleluya. Amen. Ukava mu rwego rwo kureba ibitente. Ariko abagabo bakunda ibitente mwihanganira, aravuga twari turanyakunda ibitente cyane. Iyo rukweye izahita yarabonye televiziyo akirungana ntabwo bizi ariko yakundaga ibitente cyane. Akaza kabisa twari tukiri abana tukabirebana kabisa.
ubwo rero televiziyo zari zitaraduka hari ututeleviziyo za zindi za Mariburu yari yarakaguze mama we twabanje kujya ahantu batuderanje batatizana vuba ariko tuje kuvumbura ko bikunze nawe arayigura mama we twabaga twahageze tukabirebana rwose ibitente isaha y'ibitente dukwiriye kurenga ku rwego rw'ibitente. Amen. Haleluya. Ukiga no kureba amakuru ukamenya uko muri Amerika bimeze, ukamenya uko ku isoko ry'imigabane bimeze, ukamenya ibintu bifatika. Amen. Nta mugabo n'ubwanwa umara amasaha abiri yicaye imbere y'ibitente. Keze niba ari gushaka yenda gushimisha abana rimwe kabiri mu cyumweru ariko kwicikwe wabuze ikintu ukora kuri ibitente. Haleluya. Amen. Nicyo gituma dukwiriye kuba turetse guhora mu bya mbere bya Kristo tukigira imbere. Amen. Tugatera agatambwe tugakuza amajyambere tukageza aho dutunganirizwa. Amen. Yesu ashimwe. Uyu munsi ijambo Imana yampaye ngo tuganire ni ijambo rivuga ngo inzego z'ibigeragezo. Haleluya. Ibigeragezo twese turageragezwa. Ndageragezwa umukobwa wanjye yitwa iyo ndi kwigisha ubwo bwenge bwa bwaje mu ijambo b'intunga anisi cyane birigiye bose nabari ko Jean d'Arc arageragezwa na papa Chris arageragezwa na Kevin hari arageragezwa na urageragezwa ndi kugeragezwa nawe Yesu ashimwe. Haleluya. Haleluya. Na Gerard arageragezwa wazashima Imana ntabwo birarangira. Sora nawe tayari ntumura twese turagira umuntu we Bibiliya avuga ngo umuntu akiri mu isi abagifasha igihe mu ntambara twese turageragezwa. Yesu ashimwe. Ariko ibigeragezo tugeragezwa biba ku nzego zitandukanye. Yesu ashimwe. Urwego ngeragerezwaho na Obi arageragezwa. Obi haleluya. Niwe arageragezwa da hari igihe rwose mba numva bari kwihanana ati rwose namushotoye nawe aba yageragejwe. Yesu ashimwe. Haleluya. Inzego z'iki z'ibigeragezo twese turageragezwa ariko ku nzego zitandukanye. Uyu munsi message y'Imana iravuga ngo ukeneye gutera intambwe kuko waheze kuri level ya mbere. Level n'urwego waheze kuri level ya mbere ukeneye gutera ukajya kuri level ya kabiri kandi uri kuri level ya kabiri ukeneye kujya kuri level ya gatatu. Yesu ashimwe. Yego ukageragezwa ariko ukageragezwa nk'umuntu uri kuri level ya gatatu. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Uzi kubona umuntu umaze imyaka 10 bamwigisha yaratangiye primaire hashize imyaka 10 bari kukimubwira ngo kora ngo for ngo rimwe guteranya rimwe ngo ni kangahe. Jesus Christ. Umaze imyaka 10 utangiye primaire bakikuvuga ngo rimwe guteranya kabiri rimwe ni kangahe. Ukwiriye gutera intambwe bakaguhereza equation à des inconnus. Yego. Abize vuba mwihangane bakaguhereza logarithme naho bakaguhereza na bya bindi narinze mva mushima Imana ariko mvuye mu mibare. Hari ibintu twigaga rwose nari munsi rwose sindamenye ibyo ari byo wishize imbere ndabireba ngakanura. Yesu ashimwe. Haleluya. Ukwiriye gutera intambwe. Na mwarimu kugerageza ugutegurira isuzuma bumenyi akavuga ati no iki ngiki imugire ibigi yate uriya mwana yarakuze mwana. Ibi no utungutu ntabwo yatukubaza. Haleluya. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Kubera ko ateye intambwe. Kubera ko ateye intambwe. Wigiye imbere aho ubasha gutunganyirizwa. Rero ijambo ry'Imana riko ryatubwiye mu Baheburayo. Aba bantu rero bitwa Bisirayeli bari bari kuva mu gihugu cyitwa Egiputa. Bibiliya ivuga mu isezerano rishya ngo babatirijwe mu nyanja itukura. Nabo barabatijwe. Ntabwo buri wese yashyizwe mu mazi ariko binjiye ahantu hari amazi bayasohokamo. Kiriya cyari nk'ikimenyetso cy'umubatizo niko Bibiliya ivuga. Amen. Kubera yuko twarabibonye yuko ruriya rugendo rwabo rushushanya urugendo rw'abana b'Imana tujya muri Kanani yo mu ijuru. Amen. Yesu ashimwe. Haleluya. Niyo mpamvu Bibiliya ngo babatijwe mu nyanja itukura gutegekwa na Mose. Amen. Haleluya. Baba binjiye mu butayu ariko twaravuze ngo bageze
bageze mu butayu bavuye muri Egiputa ari abantu bari mu byiciro bibiri. Icyiciro cya mbere ni iki? Aha, barabisirayeli. Icyiciro cya kabiri cyari ikivange cy'abanyamahanga kivanze nabo kiragenda. Hari ibintu byabayeho byo gushungura kugira ngo ikivange kiveho, ariko hari n'ibyabayeho byo gutunganya kugira ngo Abisirayeli nabo batunganizwe kuzinjira mu gihugu cy'amasezerano. Amen. Yesu ashimwe. Haleluya. Haleluya. Rero hari ahantu hatatu tubonye. Ahantu hambere ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo ni ahantu hitwaga Mara. Yesu ashimwe. Amen. Amen. Bakiva ku nyanja itukura mu gice cya 15 bagenze urugendo bamara iminsi bagenda, bagira inyota barasonza, bagira inyota baranyoterwa cyane, icyaka kibisha inyota bamereye nabi. Bagera ahantu hitwa Mara. Basanga hari amazi ameze gute? Arura sharira, udashobora kunywa, udashobora gutekesha, nta kintu wakoresha, ni nkaho nta mazi wabonye. Barangije bigenda gute? Bate turapfu. Turawiki barasakuza batera induru baritotomba. Bamaze kwitotomba byagenze gute? Mose atakiye Uwiteka amwereka igiti, akijugunya muri ayo mazi, ayo mazi ahinduka neza. Arangije ngo arababwira ati nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe ugakora ibitunganye mu maso yawe, ukumvira amategeko yawe, ukitondera ibyo yagutegetse byose, nta ndwara nzaguteza muzo nateje abanyegiputa kuko ari jye Uwiteka ugukiza indwara. Haleluya. Barangije amazi aratungana aho ngaho Imara, ndetse barakomeza urugendo bagera ngo ahantu hitwa Elimu, hari ahantu h'amasoko. Yesu ashimwe. Haleluya. Rero inzego z'ibigeragezo, ikigeragezo cya mbere inzego zacyo ni urwego rwacyo ni urwego rwitwa kwigishwa, inyigisho cyangwa se isomo. Amen. Haleluya. Ni Mara, vuga ngo Mara. Hari abantu bakiri kuri level ya Mara. Imana ikiri kubigisha. Rimwe guteranya rimwe ni kabiri. Rimwe guteranya rimwe ni kangahe? Ni gatatu. Oya. Rimwe guteranya rimwe ni kabiri. Rimwe guteranya rimwe ni kangahe? Ni kane. Oya. Rimwe guteranya baracyari kuri level ya ki? Ya Mara. Baracyari kwigishwa, guhabwa isomo. Yesu ashimwe. Nukuvuga iki? Imana yari yabavanye muri Egiputa, iberetse ibitangaza bikomeye, amaboko akomeye yabakujeyo, irangije ibazana mu butayu aho igomba kubatoreza no kubatunganyiriza. Noneho ahantu hambere ikigeragezo cya mbere bakubitanye nacyo nicyo kubura amazi. Basanga nta mazi ahari. Ahari ni amazi arura. Noneho batonganyije Mose atakira Uwiteka Imana irayahumana. Imana yari yaraberetse imirimo n'imbaraga bikomeye, ariko bari bataramenya Imana. Kuba Imana yarakuremye yakugiriye neza ntabwo bisobanuye ngo warayimenye. Kubuzi yuko yitwa Imana unayisenga ntibisobanuye ngo yarayimenye. Ukeneye gutera intambwe. Amen. Zo gutozwa no kwigishwa kugira ngo ubashe kumenya Imana. Yesu ashimwe. Haleluya. Imana ibahereza amazi irayatunganya, barangije bagubwa neza, bagera n'ahantu hari amasoko hakabiri muri Elimu, bagubwa neza. Yesu ashimwe. Amen. Haleluya. Barangije bakomeza urugendo, bava muri Elimu bagera mu butayu bw'Isini. Bagezeyo babura ibyo kurya. Ahangaha si amazi babuze ibyo kurya. Inzara ngira ngo impamba bari bitwaje yari ishize. Ibyo bari bapfunyitse, migati bari bapfunyitse, imitsima n'ibindi bijumba byari byashize, byari bishize. Bati noneho katubayeho turapfuye, ko mbona ari ubutayu gusa, turarya dute? Karabaye Mose batuvanye muri Egiputa, induru ziravuga. Ikintu cya mbere kiranga umuntu ukiri kuri level ya mbere ni ikintu cyitwa kwitodomba. Ari dodomba kabisa. Iyo yageze mu kigeragezo na karitsiye bimenye ko yakigezemo. Iyo muhuye muri ariya mu ntama, uramubona yuko rwose yakigezemo kweli. Suri nakunjama. Kandi yasubizwa na bukabona rwose kugenda atera ikorani. Level ya mbere Mana. Ariko agashara kaba kaje, ikiraga cyabonetse kabona rwose wamusubiza Yesu ashimwe ati ahimbaza. Ariko cyaba cyahagaze wamusubiza ati
turebeye imbere turebeye inyuma amahoro. kuki utaje gusenga ku cyumweru sha Imana rero shaha ibintu byayo rwose bafi kabisa byakomeye mbaheruka kone David byose by'Imana bigata agaciro kubera iki yagiragijwe ari mu kigeragezo nibyo gusengera rumva cyanutse nyine kuri level ya mbere hari abantu bakiri kuri level ya mbere yo uzagera kuri level ya gatatu bya Yesu ashimwe. Amen. Nicyo gituma dukwiriye kuba turetse kuguma mu byambere bya Kristo. Amen. Tugatera intambwe. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ahangaha twasomye rero muri mu bice bya 10 na kangahe na karindwi. Cece 17 bera ku murongo wa mbere. Noneho ntabwo bageze ahantu bari bavuye mu butayu bw'Isini ngo bagera he. Baragenda indara zawo. Babamba amahema yabo Refidimu. Bahamba ahantu ha gatatu wageze na ahantu hitwa Refidimu. Uvuga ngo Refidimu. Yesu ashimwe. Amen. Haleluya. Babamba amahema ahantu Refidimu. Refidimu rero niyo level ya kabiri. Yesu ashimwe. Haleluya. Bagira Refidimu basanga ngo nta mazi yo kunywa hari. Noneho ntabwo ari amazi yaruraga yari ahari. Ahubwo hari iki? Ari humye nta mazi ari none. Kandi amazi ayo bari bavomye hahandi kure rimwe. Nayo imvumba zumbi. Arashize amazi biragenda gusa. None nta narura hari basi. Reka mbabwire umuntu uri kuri level ya mbere. Iyo umuntu ari kuri level ya mbere, mama DJ. Yesu ashimwe cyane. Iyo umuntu ari kuri level ya mbere, Imana ikoze ahuye n'amazi arura. Bavuge mu mvuga y'ijambo ry'Imana turi kuganira. Iyo yageze andi ambere ni hehe? Kumazi ya mbere. Kuri level ya mbere nabwiye ngo ni Mara. Aho ngaho kuri Mara, aho mazi yaruraga, bataye igiti mu mazi. Iyo umuntu yaheze kuri level ya mbere, iyo ahuye n'andi mazi arura, yizera yuko amazi arura Imana iri bugire gute? Kubera yuko nabonye yuko Imana irabizi gufata igiti ikagikubita mu mazi akaba meza. Imana rero rwose agasengera ibiti. Mana mereza igiti cyo gushyira mu mazi, mereza igiti. We isengesho ryo giba ari ibiti byo gushyira mu mazi. Abazi yuko ubushobozi bw'Imana abazi yuko amazi abarahari. We cyase no gusengera ibiti tu. Kuko azi yuko ubushobozi bw'Imana bugarukira ku biti Imana ijugunya mu mazi. Aba yumva uburyo Imana yamutabaye ubushize, n'ubwo buryo Imana izi gutabaramo bwonyine nta bundi. Kubera yuko niga ari papa ndihira. Rwose ubwo tugiye kwishura papa yafite azandi. Wamenyereye ibiti. Hari umunsi Imana izaguteza intambwe ibiti kabikuraho. Kakugeza Refidimu. Ukareba igiti ukacyura. Ukareba amazi ari umukayabura. Ukareba amazi ari ukayabura. Ukabura nese ndasengera igiti nta amazi ahari. Mana ndapfuye. Kuko wowe umenyereye uko amazi arura Imana ishiramo ibiti. Hari igihe ibiti amazi nayo Imana yakuraho. Ugasigara byagucanze uburyo uri gusenga. Hari umuntu wegeze agera Refidimu, ibiti bigakurwaho, ababyeyi bakagenda. Cyane nyokora wakurihiraga kandi wari imfubyi nawe ukamuhitana da. Cyangwa kanabivamo. Cyangwa wowe nawe yakuraga bika. Nawe bakamucimbiza mu kazirika. Narura ukayabura ugasigara kuko amenyere gusengera ibiti cyo gihe usigara uri kuvuza induru ntubuzi no gusenga. Kuko isengesho ryawe ni ibiti byo gushyira amazi. Nta namazi ahari babigenza gute? Imana ibishaka kukugeza kuri level ya kabiri. Aho none umenya ngo burya Imana ifite inzira zirenze. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amen. Zirenze rimwe cyane. Aje bigamuca.
niyo ngiyo Yesu abamugisha ariko hari iyindi uvuga mu inzira zirenze simbizi Yesu ashimwe haleluya Refidimu ni ahantu Imana rero irevo ya kabiri ni irevo yitwa isuzuma Yesu ashimwe haleluya haleluya isuzuma vuga ngo isuzuma rero irevo ya mbere twavuze ngo yari iki ni inyigisho Imana ikiri kukwigisha ine guteranya rimwe ni kabiri uzi iyo umuntu akiri kuri revo y'inyigisho bamuhereza icyo bita exercice bamuhereza bya bindi n'ubundi mwarimu yanditse ku kibaho ngo rimwe guteranya rimwe ni kabiri mwabibonye yego reka tubisibe mufate urupapuro rimwe guteranya rimwe ni kangahe kubera iki ni revo ya mbere ni exercice ariko iyo bageze mu isuzuma bumenyi bazana ibifitanye isano na bya bindi ariko atari bya bindi Yesu ashimwe Imana iravuga ati no ibi by'amazi arura reka bikure mbagejeje ahantu ngo nta n'amazi nta na kimwe ababisi bati turapfuye karabana mwumva ukuntu bavuze geje induru nta mazi yo kunywa arahari kabiri avuga ngo iki nicyo cyatumye abantu batonganya Mose bati duhama kandi birava ngo baramutonganyije ntabwo bamubwiraga mu buryo bworoshye ntabwo baje bamuganga ati Mose se ufite inyota yabazi tuwe amazi n'amaso bakanuye wala umuntu uri Refidimu akiri kuri revo ya mbere haraze kaguhagarara imbere ukenda mereza none se mwana ko Minervale useka bigira ngo mereza haleluya akajya kwa mukecuru mereza abantu bagiye ku ishuri mereza icyo gituma dukwiriye kuba turetse kuguma imara tugatera agatambwe tukagera muri Refidimu Yesu ashimwe cyane nicyo gituma dukwiriye kuba turetse utega exercice twaratumenyereye reka twinjire no mu isuzuma bivuga ngo ese uyu muntu koko yamenye iri somo ryarinjiye neza ry'uko Uwiteka ashobora byose cyangwa se yuko ari Imana y'ibiti n'amabuye y'umuntu hari abantu bafite ahantu bakingiraniye Imana akabogisi bayishyizemo bavuga ngo Imana ntishobora gukora ibirenze ibi ngibi ni ibi ngibi ni aba ngaba bikoresha inzira ni iyi ngiyi bicamo ni uko bigenda uracyari Imana ukeneye gutera agatambu ukagera Refidimu Yesu ashimwe haleluya 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 ukeneye gutera intambwe bwira mugenzi ngo tera intambwe Yesu ashimwe cyane revo ya kabiri yo kugeragezwa ni revo y'Refidimu ni revo y'isuzuma ni ugusuzuma ngo mbese koko wamenye Imana cyangwa ntabwo urayimenya cyangwa uzi yuko ari Imana itabara ikoresheje ba papa na ba oncle gusa na ba Ruka na ba naho ngo nuko bisi izabihindura nabo baveho usigara uri kwibaza ngo none ndabigenza gute ndapfuye baramutonganya ngo duha amazi yo kunywa Mose arabaza ati murantonganyiriza iki yaba yari afite ubwoba yabonye bamuhagaze hejuru amaso yatunguye abubatsi ngo haleluya yabona ntimugafata mu mashati y'abantu ati bereza ibiryo ariko mwageze Refidimu ushaturutse amen haleluya haleluya abantu bagirira inyota bitotombera Mose bati niki cyatumye udukurira muri Egiputa kugira ngo twicishanye n'abana inyota n'abana bacu n'abatungo yacu Mose atakira Uwiteka muke kane Mose atakira Uwiteka aba bantu n'abagenza ne
basigaje hato bakantera amabuye. basigaje gato bakankubita amabuye. Hari igihe umuntu iyo ari mu kigeragezo akanura akavuga ukabona nutamuva imbere araguhombanya umusaya, kandi yitwa ngo ni umuntu w'Imana, yitwa ngo ni umukristo, wamubona ari gusirimba arya twakora simwe ne datazo dutera avuga kukiyaje. Yesu aguha umugisha no kuri twafashijwe. Haleluya. Rebera kure. Wamubona kagate ye dore umumarayika wahindutse umuntu. Ariko akantu kakubita gakanura amaso akenda kumuva mu mutwe akazamura ijwi umuntu yebawe akagufatamo yewe mpereza bageze refite witeka yabihinduye ngo bashigaje hato bakantera amabuye. Ari umudamu umwe witwaga umudamu umugore wa Yakobo utarabyaraga yitwaga Rasheli. Yari afite mukeba we bavukanaga witwaga Leya, abyara umwana wa mbere, abyara umwana wa kabiri, abyara umwana wa gatatu, undi we ari ingunga ntiyabyara uwa mbere. Ageze aho iri nishyaka yageze aho bimurenze, aragenda afata amashati ya Yakobo arayakurura, aravuga ngo mpereza umwana cyangwa mpfe, mpereza umwana. Nawe yumva biramurenze Yakobo aranje avuga ati none se ndi Imana irimo abana. Yesu ashimwe. Barangije bibacanze bose bajya gusenga, Imana imuziburinda imuhereza umwana mwita Yosefu. Amen. Haleluya. Amen. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Isuzuma riri gutsinda abantu bakomeza bavuza induru nk'izimara, induru zimara. Ngo ijambo ry'Imana ratubwira ngo Uwiteka abwira Mose ati nyura imbere y'abantu ujyane bamwe mu bakuru ba Isirayeli, witwaze inkoni wakubitishije rwa ruzi ugende, nanjye ndahagarara imbere yawe hariya ku gitare cy'ihorero, ukubita icyo gitare amazi aravamo bayanywe. Mose abigenzereza atyo imbere y'abakuru ba Isirayeli, yita abantu Masa na Meriba kuko Abisirayeli bamutonganije kuko bagerageje Uwiteka bati mbese Uwiteka ari hagati muri twe cyangwa ntahari. Byarangiye ahari Refidimu, Mose ahinduriye izina ahita nk'iki bisobanura intonganya no kugerageza, bisobanura induru. Abantu bananiwe batafashe isomo ryo kuri levo ya mbere byuko Imana ari Imana ishobora byose. Amen. Ihinduye isura y'ibintu, aho kumenya ngo gutabarwa kwacu kuva ku Mana, ahubwo batangira gutera induru. Ukeneye kurenga urwego ukagera aho umenya ngo burya Imana niyo imbeshejeho. Amen. Burya kwiga kwanyu ni Imana. Yesu ashimwe. Amen. Burya kurya kwanyu ntabwo ari Papa Chris washakiraga ibiraka none akaba nawe ibyo yashakaga byarahagaze. Haleluya. Amen. Burya kubaho kwanyu ni Imana. Amen. Yesu ashimwe. Haleluya. 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 Twaburaye uruwera, twariye tugahaga uruwera, awuhanye nawe era nyiringabo, uruwera mukiza, uruwera isi no mwijuru, uruwera awuhanye nawe. Twariye tugahaga wowe uruwera, twambaye ubusa ntabwo uruwera. Yesu ashimwe. Amen. Muzakatwigire mukate.
Imana ibikeneye kugira kuri iyo level yo kumenya ngo muri byose nzajya nyishima. Amen. Niyo ibikora. Iyo Mana nibikora. Iyo ari onkle wambihiye. Iyo Mana nibikora. Iyo atagihari cyangwa bivuyemo. Iyo Mana nibikora. Yesu ashimwe. Amen. Haleluya. Haleluya. Amen. Minerval yabonetse zikwiga ndi kubona nzavamo umuntu ukomeye cyane kwa ko nzaziga amashuri menshi. Iyo Mana nibikora. Ntabwo yabuze byanye ndagenda gata bikarangira ishuri bikahagarara burundu nabyo. Iyo Mana Imana ikeneye kumenya yuko ariyo byose mu buzima bwawe. Iyo uri ikijumba mbere yo kugifata ujye uvuga ngo ni Imana ikeneye. Haleluya. Yesu ashimwe. Iyo winjiye mu nzu warayubatse kadasitire nziza ugikingura umuryango ujye uvuga ngo ni Imana yayimpaye. Yesu ashimwe. Haleluya. 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 Ukibona umwana umuteruye mu ntoki ujye uvuga ngo data niwo mumpaye. Yesu ashimwe. Imana ikeneye kukugeza ku rwego izahabwa icyubahiro mu buzima bwawe kubikubaho byose. Amen. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Imana ikeneye icyubahiro mu buzima bwawe itabyiganira n'ikindi. Amen. Icyubahiro itabyiganira n'undi. Mu mutima wawe ikeneye umwanya hatagira uyivangira. Sikuba ku Imana yicaye ku ntebe. Ndijo ntebe ndabona hari nindi. Yesu ashimwe. Amen. Haleluya. Haleluya. Imana ikeneye intebe mu mutima wawe. Yicaraho ku manywa na nijoro. Ikicaraho wari utariye. Ikicaraho bimeze neza cyangwa byagenze nabi. Ikicaraho akazi gahari cyangwa kadahari. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Ikeneye intebe yicaraho mu buzima bwawe ihoraho. Vuga ngo intebe ihoraho. Yesu ashimwe. Haleluya. Ntabwo ari intebe ucaho ibintu byahindutse ukazi ukayimugira Mana haguruka onkle yaje. Haguruka Mana onkle yaje. Ugasigara Mana onkle rwose. Mana onkle rekera ibyo onkle. Menya ngo niyibikora. Amen. Yesu ashimwe. Haleluya. Haleluya. Hari nabyo Imana yakoreye akanzu Imana yabaciriye niko bayahinduye barayimura bakicara bayicazamo. Ni nk'abandi ibiti Imana yabahaye ngo banage mu mazi nibyo bahagurukije Imana bayishyiraho ibiti nibyo bisigaye byicayeho wowe ugenda ushaka ibiti ahantu hose. Abumva imvugo y'umwuka. Haleluya. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Ikimana yari yarakugira igisubizo mu bushize wagihinduye ikigirwamana mu buzima bwawe cyarayisimbuye kandi ariyo yari ikiguhaye. Akazi yari yaguhaye karayisimbuye mu buzima bwawe. Usigaye gakunda kuruta ukuyikunda kwa gahinduye ikigirwamana mu buzima bwawe. Yesu adufashe cyane. Amen. Haleluya. Ukwiye gutera intambwe ukamenya ngo no. Ntabwo nzahera kuri iyi level. Yesu ashimwe. Amen. Haleluya. Wiriye kujya ku yindi level. Aho kugira ngo ningera Refidimu hahinduke Mara. Hahinduke Masa. Ntonganya induru. Gasanga umuntu ari mundu. Induru ziracyavuga intonganya. Kandi amaze imyaka 5 akijijwe. Ntabwo aramenya yuko Imana ariyo byiringiro by'abayikurikiye. Haleluya. Amen. Bahujijwe kwiganyira wizere gusu unubwe uzabona urukundo kari kugira gute Wariko rukubesha. Ayi uzabona urukundo rwe. Wariko rukubesha. Ayi nutinyewe gucogo. Oya nahinduka
Kristo ni byose we, Yesu ni byose umufite, ntacyo rero wowe uri kuri Mana, Yesu ni byose umufite, oya ntacyo wabasha ugeze i Refidimu, Yesu ni byose umufite, ntacyo wabasha. Haleluya, haleluya, haleluya. Ariko hari abantu bari kumva ururimi ndi kuvuga cyangwa ni igihe burayo ni ikigiriki. Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya. Abana banjye bumve ijwi ryanjye, ni ku Uwiteka avuga, ntabwo ari icyo uri kuvugana namwe, ni Data uri kuvugana namwe. Arababwira ngo nkeneye intebe ihoraho mu mitima yabo, nkeneye icyubahiro ntabyiganira n'undi cyangwa n'ikindi. Yesu ashimwe. Haleluya. Muri situwasiyo zose ugeramo ukavuga ati ariko ese Imana irahari? Niba ihari, Yesu ni byose ko mufite. Haleluya. Ntabwo intonganya arizo ziguhesha amazi. Uzamenya urukundo rwe, arirwo rukubeshaho. Ntabwo guteka imitwe aribyo bizatuma ubaho. Uzabona urukundo rwe, arirwo rukubeshaho. Haleluya. Yesu ashimwe. Reka mbabwire umuntu wavuye kuri levo ya mbere wageze kuri levo ya kabiri ikintu kimuranga, ariko ugikomeje urugendo, intonganya ziba zaragabanutse, induru ziba zaracecetse. Haleluya. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Haleluya. Amen. Amaganya aba yaragabanutse, aba yarahinduye amasengesho. Amen. Haleluya. Yesu ashimwe. Uwo ngo ni urya Refidimu, akaguma ari Refidimu, ntiyakomeza ari Masaname, wahinduke Masaname. Masaname riba ni Mara wateruye, ni abanyamara bageze batarava kuri ya levo yuko Imana ikubita ibiti mu mazi bigahinduka, banakiri kuri levo ya mbere. Ariko iyo wateye intambwe ya kabiri, induru zirahagarara. Amen. Ugera mu ntama bakubaza ngo Yesu ashimwe, baba bahimbazwe, bagera imbere bati uzi ko umuhungu yapfuye. Umuhungu yapfuye duye mu ntama. Mubwiye Yesu ashimwe, namwe ngo abantu barenze Imana. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Haleluya. Abana bavutse dushima Imana, abana bapfuye dushima Imana. Amen. Ababyeyi bahari dushima Imana, ababyeyi badahari dushima Imana. Amen. Yesu ashimwe. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Nzashima Uwiteka iminsi yose nkiriho, ishimwe rye rizahora mu kanwa kanjye iminsi yose. Yesu ashimwe cyane. Amen. Haleluya. Haleluya. Amen. Aba yarateye intambwe yo kugabanya induru n'intonganya. Yesu ashimwe. Haleluya. Amen. Akamenya ngo Imana irabishoboye. Niyi ngiyi Imana yampaye amazi, yahinduye amazi arura, ubwo noneho nta mazi ahari, ibasha no kuyarya. Amen. 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 Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ariko haleluya. Amen. Iyo urugendo rugikomeje, ndagira ngo mbabwire ikintu cya gatatu nanone uwo muntu kiba kimuranga. Ikindi kintu kiba kimuranga, uwo muntu nanone nubwo aba yaracecekesheje amagambo, ariko umutima uba ugihangayika. Amen. Haleluya. Amen. Agabanya akajagari no gufata mu mashati abantu ngo nibamuhereza abana nibatabamu harapfa. Abagabanya induru, ariko mu mutima akibaze ntawamenya, icyizere kiba kitaraba cyose. Haleluya. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Ariko aba yarabonye pasi, muzi pasi iyo abantu bagiye gukora ikizami, iyo bakoze ikizami babona fail, success cyangwa se pass. Iyo watambutse nyine amabirete yanyu ya nyuma yo bana bazanye aba yanditse ngo iki, banditseho pass cyangwa
pasi ni promi nyine yabayimutse yapasinze yapatapasinze repeat abo ngo bayasubiye yaresubiyemo kera bagiraga n'irindi niba kibaho simbizi banza bita cyemewe hari sinzira oya hariho babwandika ngo ramvaye biracyabaho ramvaye iracyabaho ufite conduite amanota yo nakuramvaya Imana ishimwe kera rwose hariho bavuga ati niba ari mu Rwanda niba ari mu Congo hari igihe baguhaga diplome abantu bahaye diplome bakandikaho ngo diplome ariko abandiho bakamarira igipapuro cyanditse ngo inapte aux études supérieures ngo nta bwenge afite bwo gukomeza mu cyiciro cyo hejuru. Yesu adufashe cyane. Haleluya. Amen. Nabifuriza gupasinga mukava kuri level imwe mukajya ku yindi. Amen. Yesu ashimwe cyane. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kwa Yesu naramvaye zibaho. Mwari mubizi? Hari Imana yaramvaye byaragiye. Kuko bananiranye. Baraferinze baraferinga Imana igeze abantu kabisa bibarakabije kabisa. Hari igihe umuntu aferinga ukabate uyu nguyu we na zero ntayikwiriye. Yesu ashimwe. Amen. Ariko ndakwifuriza gupasinga mu izina rya Yesu. Amen. Ukava kuri level imwe ukajya ku yindi. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Amen. Haleluya. Amen. Bagera Refidimu rwahinduka Masa na Meriba. Masa na Meriba ni mwisuzuma. Imana iri kugusuzuma ngo mbese uyu muntu yaramenye cyangwa ntabwo aramenye. Ushobora kuba waramenye ibiti Imana ikoresha ariko yo ubwayo ntabwo urayimenya. Kuko iyo wayimenye uramenya ngo ishobora byose. Amen. Nubwo ya nzira yaciyemo intaba uyu munsi ntayo ndi kubona. Ifite inzira zirenze igihugu. Yesu ashimwe cyane. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ifite inzira zirenze igihugu. Gasenga Imana. Ariko Imana nayo ntabwo ikeneye yuko uhagama aho ngaho. Ikeneye kutera intambwe ukagera ku ntambwe ya gatatu cyangwa se ku rwego rwa gatatu. Kubigeragezo bikugeraho Imana ikeneye ko urenga ahandi ugeragezwa ugatuza ugaceceka ugasenga. Ni byiza koko ariko ikeneye ko bigera ahandi ihinduka ubuhamya. Amen. Ntambwe ya gatatu urwego rwa gatatu rwo kugeragezwa ni urwego rwitwa ubuhamya. Haleluya. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Hari abantu kugeragezwa kwabo biba bitakira amasuzuma. Hari abantu kugeragezwa kwabo ntabyo Imana ikiri kibigisha kuko barabifashe, ahubwo biba bisigara ari ubuhamya buhamiriza abandi baturiye mu ntazimana. Amen. Havuze umuntu uvuga ngo amen. Amen. Oya amen na nyamen. Amen. Hey. Haleluya. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Reka subiremo. Hari abantu kugerageza kwabo kuba kutakiri isuzuma, kuba kutari inyigisho, kuba kwarahindutse ubuhamya. Amen. Abo ngabo iyo bageze mu bigeragezo babiturizamo no mu mitima yabo baba batuje. Amen. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Ntabwo bacecekesha amagambo gusa ngo imitima yabo idihaguze. No. Hey, Yesu ashimwe. Amen. Arabakiri kuri level ya mbere bakivuza induru zigasohoka hanze kandi ikabimenya. Hari n'abandi bateye agatambwe ariko basigaye baceceka ariko imitima iri kudihaguza. Ariko kameme bagatanga amahoro nibura turiya muntu w'Imana. Abantu bakamutangira ubuhamya. Hari ahantu ugera n'ijuru rikagutangira ubuhamya. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Rigasigara kuvuga ngo ariko wabonye umugaragu wanjye yo. Wamubonye. Umwanzi ati mumpereze gweje ati mufate mujyane
byamugira ati uwiteka niwe wampaye, uwiteka risubije, izina ry'uwiteka rihabwa icyubahiro. Yesu ashimwe cyane. Kugeragezwa kwiwe kuba gusigara ubuhamya. Amen. Haleluya. 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 Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Ndagira ngo dusangire amagambo ari mu byakozwe n'intumwa. Byakozwe mu gice cya 28 umurongo wa 4 ariko wahera hejuru. Hera kuri rimwe. Tumaze gukira tumenya yuko icyo kirwa cyitwa Merita. Bene igihugu batugirira neza cyane. Ariko mbere yuko ugera aho ngaho 27 hari amagambo avuga ngo umutwe w'amagambo bajyana Paulo mu nkuge kugira ngo bajye muri Italiya. Hano Paulo bamujyanye mu nkuge yari imbohe nk'izindi, bamujyana mu nkuge kugira ngo bagende. Bageze mu nkuge bahura n'umuraba ukomeye cyane, bamara igihe kinini, umuraba ari mwinshi cyane, babona benda gupfa. Noneho bigeze 21 avuga ngo 21 ngo kandi bamaze iminsi myinshi batarya, bamaze iminsi myinshi bajya gute? Batarya. Bari kubera kwiheba. Paulo ahagarara muri bo. Haleluya. Vuga ngo ubuhamya. Muri bo hagati arababwira ati, yemwe bagabo, mwari mukwiriye kunyumvira ntimuve ikirete, ngo mutabona ibi byago byo no gupfusha ibyana. Kandi none ndabakomeza nimuhumure, kuko muri mwe hatazapfa n'umwe. Ngo hatazapfa n'umwe. Keretse inkuge. Kuko iri joro iruhande rwanjye hahagaze marayika w'Imana, nduwayo gikore. Yesu ashimwe. Amen. Akambwira ati, Paulo, witinya, ukwiriye guhagarara imbere ya Kaisari, kandi dore Imana iguhaye nabo mugendana bose. Amen. Waruzi yuko umukiranutsi ajya abeshaho abana? Haleluya. Amen. Umukiranutsi benshi bamuriraho. Haleluya. Amen. Umukiranutsi benshi babaho kubwe, benshi babona inyungu bakigira ngo nibisanzwe, kandi kumbe n'umukiranutsi bari kuriraho. Akomeza avuga ngo iki? Nuko nimuhumure mwa bagabo mwe. Akababwira ati, Paulo witinya, yego, ukwiriye guhagarara imbere ya Kaisariya. Yego. Kandi dore Imana iguhaye nabo mugendana bose. Yego. Nuko nimuhumure mwa bagabo mwe. Nuko nimuhumure mwa bagabo mwe. Kuko nizeye Imana yuko bizaba uko nabwiwe. Nuko nizeye Imana ko bizaba uko nagize gute? Uko nabwiwe. Haleluya. Yesu ashimwe. Aba bantu bari mu nkuge benda gupfa, ntibari bakirya kubera ubwoba, bari bazi ko barihebye, bazi ko bagiye gupfa. Mu mazi harimo umuraba uteye ubwoba, bose bari bihebye. Ariko hagati muri bo hari mu mugabo umwe wageragejwe, arongera arageragezwa, agera ku rwego rw'uko ibigeragezo byiwe biba ari ubuhamya, ntabwo biba ari amasuzuma, biba ari ubuhamya. Haleluya. Amen. Amen. Yesu ashimwe. Abantu bari kuri uru rwego, iyo Imana ibagerageje, hari igihe bishaka kubahereza ijambo mu bandi kugira ngo bavuge. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Yesu ashimwe. Ntabwo Imana ikiri kubasuzuma, isuzuma ryararangiye, ahubwo iba yarabagize isomo ku bandi. Haleluya. Kugira ngo uburyo babigendamo abantu bazajya bavuga ngo umuntu w'Imana, umuntu w'Imana. Yesu ashimwe. Aba bantu bagenda batanga ihumura aho bageze. Ntabwo uzabagenda wahamutse, napfuye, banyirukanye, abana babuze minerali, ibintu byakomeye, nibagenda imbere ngo batajya yo byarakomeye disi, ese ibintu byose ariko amafaranga yarabuze, ahantu hose oya. Iyo bageze imbere ahubwo guhereza ijambo ry'ihumure. Amen. Ugataha wumva unezerewe kurusha wabonye minerali yo kurira abantu. Amen. Yesu ashimwe. Kuko baba basigaye ari abahamya b'umwami, n'ubuzima bwabo n'ubuhamya. Haleluya. Yesu ashimwe. Ushobora kumugera imbere akakuganiriza ugasanga afite icyegeregezo gikubye cya inshuro 10, ariko Yesu ashimwe. Umugore umwe yari mu nzira, yari muri gari ya moshi, n'umukobwa we yari muri kwasiteri. Tugikoresha kwasiteri ko turi mu Rwanda, gari ya moshi naziba mu Rwanda, ariko afite umwana ufite ubumuga uri debile. Noneho yari yicaranye n'undi mubyeyi wiwe, bari kumwe mu modoka.
umubyeyi aramureba yaranezerewe atuje sinzi icyari kimuneje sinibuka neza iguru noneho baraganiriye wa wundi wari ufite debile aramubwira ngo wowe impamvu useka ni ukubera yuko utazi umubabaro umubyeyi wabyaye umwana ufite debile yaramubaje ngo niki kikubabaje niwo wundi watayemo niki kikubaje umeze gute aramuganiriza agerageza kumurema agatima biranga amubwira ati mpamvu nuko wowe umusonga undiho ntabwo uzi ikibazo cy'umuntu ufite umwana w'idebile ndamubwira ati basi Yesu agufashe arangije ageze aho aviramo kuri arete avamo ariko avuyemo amupfumbatisha agapapuro arigendera wa mugabo gore wari ufite umwana ufite debile arebye ka gapapuro aragasoma abona kanditseho ngo umubabaro ufite ndawuzi kandi mwumva kukuruta mwumva inshuro 3 kuko nabyaye abana 3 bari debile Yesu ashimwe amen ngira ngo umwe yari yaranapfuye ambwa ngo imubabaro ufite ngiye muzi inshuro 3 ariko ntibimbuza gushimira amen haleluya amen ntibimbuza kuririmbira Imana ntibimbuza kwihereza icyubahiro kuko ibigeragezo byanjye byahindutse ubuhamya bwo kugira ngo mpamirize umwana amen haleluya amen Yesu ashimwe ukwiriye kugira ku rwego kugeragezwa kwawe kuba kutakira ishuri aho gari ubuhamya ku bana haleluya Pawulo abasha guhumuriza abantu bihebye bari mu kigeragezo kuko yageze ku rwego ntabwo bari kugeragezwa birenze ibyiwe icyambere we yari imfungwa yari ariho iminyururu bari bamujyanye cyakabiri nawe yari mu bibazo nk'ibyawe yari ari mu kaga ko gupfa nkuba ariko abahagarara hagati Bibiliya avuga ngo yarababwiye ngo nimuhume bari bamaze igihe batarya ukomeje usoma Bibiliya avuga ngo Yesu afata umugati aho ngaho afata icyo kurya ngo aragishimira arangije ngo arawumanyura arajya arababwira ngo namwe nimurye dore murashonje nimurye muhumure nta n'umwe muri mwebwe uzapfa abantu b'Imana baba bakeneye kugenda batanga ihumure mu bantu baba bafite amakuru y'ijuru ibyihebesha abandi ntabwo biba bibihebesheje Yesu ashimwe cyane haleluya haleluya noneho baragenda 28 soma hahandi noneho ubundi tugane ku musozo tumaze gukira tumenya yuko icyo kirwa cyitwa Amerika yego bene igihugu batugirira neza cyane baducanira umuriro batwakira twese igihe cyarageze inkugi iraza ikubita ku ntaza murayizi ikubita ku ntaza irameneka none abantu bamwe biroha mu mazi abandi baroga ariko ngo bashatse kwica imfungwa umukuru w'abasirikare arababuza kugira ngo arokore Pawulo Imana yari yamuhaye igikundiro no mu muyobozi w'abasirikare bari barenze amen ku buryo abasirikare bashatse kwica imfungwa ngo zidacika arabategeka ko no mwizica muzireke umuntu wese yiroha mu mazi tugende twambuke bagira kugira ngo umukiranutsi akize amagara y'abantu benshi amen haleluya hari umugabo muri jenoside ni umupasiteri umuntu w'Imana Imana imumugisha uwo mugabo muri jenoside yari ari mu bantu bahigaga bashaka kwica Imana yamubwira ati humura uzagume muri inzu yawe nzakurinda haleluya yagumye mu rugo rwiwe we n'umugore we nta kindi bakora uretse gusenga hamwe zaza zikabareba uri gusenga yego okay bakagenda reka babwire n'abandi bose bacikaga kwica umubarazaga bagahungira umuntu w'Imana bakaza yageze aho mu rugo yakijije abantu benshi kandi we yarahigwaga intambwe zaza zikigendera Imana imushyiraho uburinzi budasanzwe kugeza abantu 2 ngo nibo bahapfiriye ngo bari abantu baje birukanka cyane bacitse igitero baraza birukanka kirabakurikirana babituye muri abo ngabo bati budusenge barihana barabasengera barakabasengera intambwe ziba zirahageze nabo mu mutwereza abantu 2 binjira hanga bahita binjira bo ntawe ushabasabaga bari yabo bahita binjira barabafata 2 bose bari babakurikiye barabafata baragenda babica nabo bishe abandi bose barakurikira ngaho wahigwaga akiza abandi bahigwaga
ntabwo ari we wabakijije ahubwo ni Imana yabakijije. Amen. Muri jenoside yakorewe abatutsi 1994 harimo ubuhamya bw'Imana. Abantu bagiye bibaza ngo Imana yari hehe? Imana yari iriho yarakoraga. Imana yari itubwira ngo Uwiteka yibarwanirire namwe mwicecekere. Imana yari inyobora haca mu ngo nyinshi ngasibisikana n'intera hamwe mu rugo rwe nabisikanye n'intera hamwe mu marembo yo kwa Sebujisho. Yo wa Sebujisho n'umwana twariganye bisikana n'intera hamwe mu marembo sinazibona ntizambona ndinjira barambaza ngo bari muhuye ndavuga nta bantu duhuye bamaze iminsi 3 bari kumva bakuru niba barambonye basanga kumenya bambonye nanjye sinababonye. Imana yari iriho iri gukora. Yesu ashimwe n'uyu munsi iracyariho. Haleluya, haleluya. Imana ni nzima iracyariho. Yego kubera imitima mibi y'abantu hari akaga kamwe yemera ariko ije ineyerekana. Yesu ashimwe cyane. Amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Ngo bamaze gukira benshi babaririye Pawulo bamuriraho baragenda barambuka bagira hakurya nta n'umwe wapfuye nta n'imfungwa n'imwe yishwe. Abasirikare barakira imfungwa zirakira bagera ku kigwa kimwe. Rero ngo bamaze gukira bagenda gute? Tumenya yuko icyo kirwa cyitwa Merita. Yego. Bene igihugu batugirira neza cyane. Batugira neza cyane. Baducanira umuriro. Baducanira umuriro. Batwakira twese. Kuko hari imvura n'imbeho. Yego. Ariko Pawulo amaze guteranya umuganda w'inkwi. Amaze guteranya umuganda w'inkwi. Arazicana. Agira gute? Abo turi kumwe haleluya. Amen. Abasohotse haleluya. Abo turi kumwe haleluya. Amen. 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 Abinyuma haleluya. Amen. Arazicana. Yego. Incira iva mu muriro imuruma ku kiganza. Umva uyu mugabo ngo amaze guteranya umuganda w'inkwi ko hari hakonje kugira ngo bote akubitamo umuriro. Amaze kuzicana ngo bigenda gute? Incira iva mu muriro. Incira murayizi? Incira ni iki? Inzoka. Iva mu murimo igira gute? Imuruma ku kiganza. Isimbukira ikiganza ciwe iti kiruma. Yego. Bene igihugu babonye icyo gikururuka. Bene igihugu babonye icyo gikururuka kirereta ku gikonjo cye. Nukuvuga ngo yaramurumye kabisa ifataho n'amenyo noneho ku buryo yarereseho. Baravuga bati nukuri uyu muntu n'umwica. Kubera yuko yari imbohe we ntiyari umusirikare bari abasirikare batwaye imbohe we rero yari imbohe bahita bavuga ati ye uyu muntu n'umwicanyi kabombo. Nturora nubwo yakize mu nyanja idaca urwa kibera. Imana idaca urwa kibera mukundira kubaho ntabwo yemera yuko abaho ariko akunkumurira icyo gikururuka bari muri ibyo ngibyo yaragiye ajya mu muriro agira gute? Akunkumurira icyo gikururuka mu muriro. Reka mbabaze ikibazo kubera iki ari Pawulo inzoka yaruma nuko yarari kuri level y'ubuhamya. Amen. Hari inzoka zikuruma kugira ngo Imana ihamye kugira ngo iguhereze ijambo ryo kuvuga kugira ngo ukemurire imiryango sinjya kukwica nijya kuguhereza ijambo ryo kuvuga. Kuko kugeragezwa kwawe ni kugira isuzuma kwabaye ubuhamya. Yesu ashimwe. Haleluya. Haleluya. Yego komeza. Icyo gikururuka mu muriro. Akunkumurira icyo gikururuka mu muriro. Ntiyagira icyaba. Haleluya. Pereza Imana icyubahiro. Agira gutya kumurira mu muriro. Aranje igisubizo iyo cyari kivuye. Ntabyo kwiruka abagombozi n'icyo byose. Uzo umuntu ukiri kuri level. Ndapfuye. Hari kwiri kuri level y'ubuhamya namenye ngo no. Abagombozi mubihore. Ahubwo nikijye mu Yesu ashimwe. Amen. Haleluya. Haleluya. Urabizi hari umuntu rero tuziranye hariya ukora muri uriya rwego. Ntugiye rero wamuhereza 20,000. No. Ibinemewe kwanza. Kunkumurira mu muriro. Amen. Hey, Yesu ashimwe. Amen. Haleluya. Amen. Rero buriya barakurenganyije mu kazi. Uriya ugiye kuburana hari umuntu umuhereje ni 200,000 byonyine. Yabikugiramo akabikore kukuntu ukongera ukibonamo. Abo kuhamya sibyo ngibyo barimo. Yesu ashimwe. Amen. Haleluya. Amina. Jean d'Arc haleluya. Amen. Amen.
bagira gute akunga umuriro mu muriro kandi ntiyagira gute komeza babandi bategereza yuko ari mu byimbe babandi baravuga ati aha agiye gupfa kabisa kamubayeho komeza cyangwa ari bupfa akindutse ariko bamaze umwanya munini bagiye kubona isaha imwe amasaha abiri bamaze umwanya munini bakibitegereje. Yesu ashimwe. Amen. Uzi ko nacya kigora kimaze hayi n'icya kabiri arakimaze mwa uzi ko ari kuvuga ntari haleluya haleluya bamaze umwanya munini bakibitegereje yego babona ntacyo abaye barahindukira bati ni Imana. Yesu ashimwe. Barabati no uyu ntabwo ari umuntu usanzwe uyu muntu ni Imana ahubwo. Yesu ashimwe. Haleluya. Ubuhamya avuga ngo ubuhamya. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Imana ikeneye kukugeza ku rwego rw'ubuhamya. Ubuzima bwawe bukaba ubuhamya. Geragezwa ryawe rikaba ubuhamya. Amen. Aho unyura hose ukagenda uri ubuhamya. Amen. Turi inzandiko Yesu ashimwe. Amen. Imana ikigiye kuguhindura Bibiliya nzima igenda n'amaguru. Amen. Ntabwo mwabyumva. Imana ikeneye kuguhindura Bibiliya igenda n'amaguru. Amen. Ahantu ugeze abantu bakabona ijambo ry'Imana ryanjye. Haleluya. Ahantu winjiye Imana ikabihinja. Haleluya. Yesu ashimwe. Amen. Haleluya. Amen. Ahantu ugeze abantu bakamenya ko Imana yahageze hano. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Ubuzima bwawe ukaba ari ubuhamya bwo guhamiriza Umwami. Haleluya. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Ngo bitegereza baramwitegereza. Bategereza yuko apfa. Cya kigeragezo yakubitanye nacyo. Bategereza yuko kimugandagura nk'abandi bose. Babona ni kimugandagura kandi babona yatuje nta kibazo. Yesu ashimwe. Gira mugenzi wawe ukeneye gutera intambwe. Kirakubwira. Aba bantu bari ku rwego. Ntabwo Imana ibikibabazaniye ikibagerageza ngo irebe niba barayimenye. Baba barayimenye. Amen. Amen. Vuga ngo baba barayimenye. Ibi babaho byose baba barayimenye. Amen. Niyo mpamvu baba batuje mu kanwa no mu mutima. Mama Latifa, haleluya. Baba baragize gute? Baba barayimenye. Ntabwo birukana bajya kuruza kwa bawuka no kwa bandi bose bakanuye amaso. No, baba baramenye. Yesu ashimwe cyane. Amen. Haleluya. 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 Amen. Haleluya. Ibi babaho byose biba ari ubuhamya bwo guhamiriza Umwami. Ijambo ry'Imana riravuga ngo kugira ngo abantu barebe, bitegereze, batekereze, bamenyere hamwe. Ntabwo muri iryo jambo. Reka turisome dusenga Imana. Yesaya 41 murongo wa 20. Agira uradusomera dusenga Imana. 41 murongo wa 20. Haravuga ngo Mwageza bwe ngo amen. Amen. Kugira ngo umugira batabifite Bibiliya bahageze. Nta kibazo. Kristo dusomera. Kugira ngo abantu bagire gute? Barebe icya kabiri. Bitegereze. Ubundi bagire gute icya gatatu? Icya kane bagire gute? Bamenyere hamwe yuko ukuboko k'Uwiteka ariko kubikoze. Haleluya. Amen. Ngo kugira ngo abantu oya ndagira ngo tugendere hamwe dusenga Imana. Kugira ngo abantu bagire gute? Icya kabiri. Icya gatatu. Icya kane. Bamenye iki?
yuko ukuboko k'Uwiteka ariko kubikoze iyo mana iyo nibikora. Reka mubwire kuri level ya kabiri ni wowe uyiririmba, kuri level ya gatatu n'abandi baba basigaye bayiririmba. Ubuhamya bwawe, ubuzima bwawe bwari ubuhamya kugira abantu barebe, batekereze, bitegereze, batekereze, bamenyere hamwe yuko ukuboko k'Uwiteka ariko kubikoze, kandi Uwera wa Isirayeli ari ubiremye. Haleluya, 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 haleluya. Imana ikeneye kuguhindura ubuhamya. Bwirira abantu batatu ngo Imana ikeneye kuguhindura ubuhamya. Nurangiza ubahagurutse bahaguruke dusenga Imana. Yesu ashimwe cyane. Imana ikeneye kuguhindura ubuhamya. Wowe ukaba ubuhamya, ugenda mu nzira ukaba ubuhamya, ibibazo unyuramo ukaba ubuhamya. Abantu bakajya babyitegereza, bagatekereza, bakamenya yuko Uwiteka ari we ubikoze, kandi Uwera wa Isirayeli. Yesu ashimwe. Haleluya. Uwera wa Isirayeli ubiremeye. Hari ibintu Imana izajya irema mu buzima bwawe. Tugiye gusenga Imana. Mbese ukeneye gutera intambwe? Yesu ashimwe. Uyu munsi tugiye gusengera abantu, tugiye gusengera abantu ariko b'umwihariko ni abantu bakeneye gutera intambwe. Twabonye level eshatu. Iya mbere ni level yitwa Mara, bakiri mu kwigishwa, imwe guteranya kabiri. Iya kabiri ni iyihe? Refidimu. Bakiri gusuzumwa niba koko byaramenyekanye se, ariko iyo baguhaye diplome winjira mu cyiciro ubuhamya, cyitwa ubuhamya. Yesu ashimwe. Aho ugiye hose Imana ikafata aho ambasaderi wanjye yahageze, ibizamubaho byose mu buhamya. Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya. Ntabwo bagenda bavuza induru. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Danieli ngo bamugambaniye bati nta wundi azasenga uretse Umwana, aragenda afungura imiryango. Bati tugiye kukujugunya mu rwego rw'intare. Nta kibazo, ajyamo yemye, aragenda yinjira mu rwego rw'intare, aricara. Byageze nimugoroba intare zigira umugara, yumva imbeho iramwishe, yegera imwe yegura umugara, ariyorosa, n'indi nayo iraza rwose, arasinzira cyane. Haleluya. Umuntu Imana yagize ubuhamya. Yesu ashimwe. Mu gitondo umwami ngo arikangura, araza avuga we, Danieli muntu w'Imana, muntu w'Imana, ni ubuhamya ngo mbese Imana yawukorera ku manywa na nijoro yabashije kukurinda. Tekereza, n'umwami w'umupagani yaravuze ati ariko Imana ishobora kuba yamurinda, reka ngende kureba. Ngo agiye kumva ijwi rya Danieli ngo mwami nyagasani, ngo Imana nkorera iminsi yose yohereje marayika wawe abumba iminwa y'intare. Ariko nagaragaye imbere yawe nta cyafite, kandi n'imbere y'Imana umwami aranezerwa. Haleluya. Yesu ashimwe. Aravuga ati mumpamagarire ba bantu, mumuvanemo arishima, mumumpamagarire babagabo batazavaho banakeka ngo intare ngo zari zaravuyemo, batazagira ngo n'injangwe zari zisigaye zirimo. Yesu ashimwe. Ngo babajugunyemo, ngo zabamenaguranye n'amagufwa, ngo bakiri mu kirere batarakoza n'ikirenge hasi. Yesu ashimwe. Abantu Imana yahinduye ubuhamya, bafunga iminwa y'intare. Amina. Basimye umuriro. Amen. Haleluya. Amen. Abantu Imana yahinduye ubuhamya, ubuzima bwabo wari ijwi ry'Imana. Amen. Nabo ubwabo baba ari ijambo ry'Imana. Haleluya. Tujye gusenga Imana. Amen. Tugiye gusenga hari abantu numva umwuka mbira gusengera, batera intambwe baze bahagarara aha. N'abantu bakeneye gutera intambwe bakaba kuri level imwe bagera ku yindi. Nibatera intambwe ndi kubabona bahagaze aha ngaha. N'izina rya Yesu Kristo tubasengere. Baze tubasengere mu izina rya Yesu Kristo. Ukeneye gutera intambwe ukagira urwego rumwumvaho. Haleluya. Haleluya.